abantu babishaka izabarengera, batabishaka izabarengera, byakomera izabarengera, bitakomera izabarengera. Iyo twasenze barabimenya, ari mu ijuru barabimenya, ari mu isi barabimenya. Tera we last ground. Haleluya, haleluya. Imana ntabwo izaterana intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, ahubwo izazirengera ku ala sefo welance. Izazirengera vuba, kera izazirengera vuba. Imana ije kugaragara mu byawe byananiranye. Abantu bari baravuze kuzagwa ntabwo kihaguye. Imana irahagaze, Imana iri mu ruhande rwacu, kandi yerutse kuvugana natwe ngo ubwo iri mu ruhande rwacu, ubwo itimanye umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, ibice byaho ni 2. Turasoma ku murongo wa 9 wonyine. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, ibice byaho ni 2, ku murongo w'9, ni page ya 242. Twumva icyo Imana ivuganye natwe. Ijambo riravuze ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza, ariko Mana no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Reka mpa amahirwe y'abantu batari bahagera tuhasome, ndabona benshi aribwo bakihagera. Jambo riravuze ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Amen. Mubumbe Bibiliya zanyu tuganire, twumve icyo Imana ivuganye natwe muri uyu mugoroba. Baje namaze kwivuga, nitwa Amasezerano David, ndi umuvugabutumwa, nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Kimisange. Dushimiye Imana yaduhamagaye niyo kwizerwa. Imana ihabwa icyubahiro. Turashimira Imana yuko iduhaye aya mahirwe. Umuhanga umwe yigeze avuga ngo iyo umuntu ageze mu nzu y'Imana bacitse umunsi mubi. Natwe twacitse umunsi mubi kuko twageze imbere y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Undi nawe aravuga ngo imbere y'Imana ntabwo ari aho gupfira, ahubwo naho gukirira. Ubu hari abantu batari bafite ubuzima ariko bari bubone ubuzima kuko bageze imbere y'Imana. Ubu hari abantu ubundi buryo bwari bwarangiye ariko bari bubone ubundi buryo kuko bageze imbere y'Imana. Ubu hari abantu bari barembejwe n'umubiri ariko bari bukira indwara kuko bageze imbere y'Imana. Umuririmbyi aririmba ngo ku birenge byawe niho natabariwe, kandi amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ahangaha niho dukirira kuko umwami Imana izi gukiza abantu bayubaha ibibagerageza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Petero ejo wa Koroneliyo asanga hariyo abantu bubaha Imana, kandi ngo uyu Koroneliyo yari umunyedini, ngo ariko agezeyo ngo abona hari abantu bahawe ku mwuka wera. Asanga bari kuzopayininga, ariko Mana abandi bari gukontorora. Biramucanga ngo kandi bari abanyamahanga. Petero arangije ahakura ubuhamya, aravuga ngo menye neza yuko, haleluya, mu mahanga yose umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndashaka kuvuga nk'ahantu nk'habiri cyangwa hatatu Imana ijya ibasha gukiza abantu bayubaha ibibagerageza. Mu nkurikire cyane tugendane, abantu agacati mube mukihoreyeho gatoya, abandi izindi ntekerezo zo hirya mube muzihoreye, muze hano mwumve icyo Imana ivuganye natwe. Twabonye Imana ijya ibasha gukiza abantu bayo no mu muriro. Mu muriro Imana ijya ibasha gukiza. No mwitanura ryaka umuriro Imana ijya ibasha gukiza. Imana ihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana yadukurikiranye kuva mu kwezi kwa mbere tukaba turi mu kwezi kwa 12. Hari ibintu byahigaga ubuzima bwacu, hari ibyahigaga umutware wawe, hari ibyahigaga akazi kawe, birazamuka bimera nk'umuriro, ariko Imana igenda izimya iyi miriro. Tubona kugira neza kw'Imana. Iyi Mana ikomerwa amashyi twateranye, iyi Mana ivugirizwa impundu. Mana yacu ihabwa icyubahiro.
Mana nyagasani we. Dawidi aravuga ngo iyaba Uwiteka hatari we wari uri mu ruhande rwacu, ngubwo abanzi bacu bahagurukaga, barahagurutse Imana irarwana, bahagurukira mu nama zitandukanye, bahagurukira mu ngendo zitandukanye ku bwacu, ariko Uwiteka aba mu ruhande rwacu. Aravuga ngo baba baratumize bunguri tukiri bazima. Harangira avuga ngo ubwo umujinya wabo wacanwaga. Uziko abantu bazi gucana n'umujinya bakawucana, ariko dufite Imana izimya, dufite Imana izimya, dufite Imana izimya. Dawidi aravuga ngo ubwo amazi yihindurizaga, hari igihe amazi yihinduriza ibiciro bikurira ku masoko, hari igihe amazi yihinduriza ku kazi bakakwirukana, hari igihe amazi yihinduriza uburyo bwose bukanga, ariko Dawidi aravuga ngo Uwiteka ahimbazwe. Dushimiye Imana muri rino teraniro. Mu muriro Imana igibasha gukiza. Ejo bundi mwami Nebukadineza yiharaza kuzana ikintu ngo cya Sofiya, ngo agishyize mu kibaya cyadu, aranje atanga itegeko ngo utari bucyubararira. Gahunda ni hehe? Mu muriro. Ngo ariko muri biriya bihugu by'i Babuloni hari harimo abahungu b'abayumbi. Ravuga ngo twebwe Imana yaremye isi n'ijuru, haleluya, tuzayubararira ibintu byoroshye, tuzayubararira bikomeye, tuzayubararira, haleluya, haleluya, ku manywa muri nibature ndetse no mu ijoro ry'impinduka, haleluya. Iyambukije Abisirayeli inyanja itukura, ifarashi n'uwihetse ikabiroha mu nyanja, ihaye Aburahamu umwana asaguje imyaka 90 ikamuha kubyara iyo ngiyo, dufitanye nayo amateka. Iyi niyo tuzubararira. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu bacangamo ingingo babwira umwami ati nyagasani, ntabizi yuko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ritajya rivuguruza indahiro wiyemeje koko, bizaba ariko bigenzwe umuntu utazasenga iki gishushanyo musenyegeze itanura karindwi. Nuko ngo Saduraka na Meshake na Abedenego banga kuramya kiriya gishushanyo, bababona mu gitondo baje muri nibature, bababona baje gusenga kuwa gatatu, barangije bazamura amakuru bayashyira umwami. Iyo twasenze barabimenya, ari mu ijuru barabimenya, ari mu isi barabimenya. Tera we last ground. Haleluya, haleluya. Imana ntabwo izaterana intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, ahubwo izazirengera ku ala sefo welance, izazirengera vuba, kera izazirengera vuba. Intore mwaje gusenga z'umwami mugire gutya, umva amakuru aturutse Siyoni. Imana ntabwo izabarangarana, ahubwo izabarengera kandi vuba. Abantu babishaka izabarengera, batabishaka izabarengera, byakomera izabarengera, bitakomera izabarengera. Bajyana he? Ku muriro. Arangije barababwira ati mwa basore mwe ko tubona mukiri bato bato, ubu ngubu murapfa muziza umuriro nkana. Barababwira ngo reka tubaha amahirwe. Ndagira ngo nguhanure mu izina rya Yesu, ibyashaka kuguha amahirwe yo kureka kubaha Imana, ibyo ngibyo bimeze nk'ibishashagirana nyamara atari zahabu. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka kamubera ibyiringiro. Yeremiya aravuga ngo uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Arangije avuga akantu kandyohera, avuga ngo uwo muntu ntabwo azatinya, cyangwa icyo giti ntabwo kizatinya umwaka wacanyemo amapfa. Amapfa ajya atera, amapfa ajya atera. Ariko Yeremiya aravuga ngo uwo muntu wizera Uwiteka, ibyo azakora byose bizamubera byiza, nakiranuka bizamubera byiza, nacuruza bizamubera byiza. Tera wera pewa kota, cyazakora cyose kizamubera cyiza. Barababwira ngo nimwumva amabubura n'inanga n'imyironge bivuze, nibura mwikubite hasi mugaragaza akantu k'akamenyetso.
yayiwe baravuga ngo twebwe dufite yatweretse ibimenyetso ibyiyerekera kuri Farawo, ako kamenyetso ka feke fete ntacyo twakora. Ngo barangije bavuza imyirongi n'amabubura, bategereza yuko abahungu bamanuka bakaramya, abahungu ahubwo bahagarara bemye. Haleluya, haleluya. Mwamara babaza ngo ni izihe mbaraga mwishingikirijeho, baravuga ngo Imana yacu mu bintu ishoboye kudukiza no mu muriro. Haleluya. Igibasha kudukiza, baramubwira ngo kandi nubwo itadukiza tuzakomeza kuyiringira, haba ku manywa haba nijoro tuzakomeza kuyiringira. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo abahungu babajyana mu muriro, mumvugire ngo amen. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana izi gukiza abantu bayubaha ibibagerageza. Babajyanye mu itanura ry'umuriro benyegeje 7, basanga marayika w'Imana yawuhagazemo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ijya ahantu wari buzasebere ikahagarara. Wahinjira bari bazi yuko uzapfa, babitegereza bakabura. Ishusho yawe cyangwa presence yawe ntigaragara, ahubwo hakagara presence y'Imana. Mwibuke ejo bundi Pawulo ngo abe ku kirwa cy'Imerita ngo bamucaniye umuriro, ngo hakavamo igikururuka ngo kikamuruma ku gikona. Ngo abimerita bavuza induru ngo arabipfa byimbiwe cyangwa ari bupfa kindutse, ngo ariko bakibitegereje baraheba, barahindura, baravuga ngo ni Imana ije kugaragara mu byawe byananiranye. Abantu bari baravuze kuzagwa ntabwo kihaguye, Imana irahagaze, Imana iri mu ruhande rwacu, kandi yerutse kuvugana natwe ngo ubwo iri mu ruhande rwacu, ubwo itimanye umwana wayo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Fa kubiri mu ruhande rwawe, fa kubiri mu ruhande rwawe, kandi Imana ihagarara mu ruhande rw'abantu bayubaha. Abantu bubaha Imana mwiriwe. Ariko abahungu ngo bagendana mu muriro n'umwami Imana, bagenda baririmba wabatinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu ntacyamureke. Sewe bitebya iyo migambi ye yo gucamurira, ntabwo azacogozwa, abazimubwira nibo abanzi be bose, munzira hisemo abanzi be bose, abanzi be bose nibamugarura munzira hisemo. Haleluya, haleluya. Bagendana na marayika mu muriro, bagenda baririmba haleluya. Ntizemera kwibirenge byawe biteguza, ho ikurinda nabwiunikira nisinzi manirinda dushimiye Imana, dushimiye Imana. Iho riri maso nisinzira, Imana irinda, Imana irinda bisira. Iho riri maso nisinzira. Nebukadinezari ngo agiye kureba ko amagufa yabo yaba yahiye yakongose, ngo ahubwo abona abahungu bari gutembera mu muriro. Hagize abantu 4-3 baza ahangaha tugahanurana, babagabo ariko cyangwa abasore bihuse, harabura 2. Etareraso, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ngo Nebukadinezari ngo abona abahungu bari kugenda mu muriro, bagenda baganira ku byiherutse gukora, bagenda bavuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ngo abitegereje ngo abona harimo 4 kandi bashyizemo 3, ngo ariko yitegereje neza ngo abona uwa 4. Tera
kota seboeras. Imana yohereje uwa kane muri rino teraniro. Imana yohereje uwa kane mu rugo rwawe. Imana yohereje uwa kane muri business yawe. Imana yohereje uwa kane aho warunaniriwe. Imana yohereje uwa kane aho bari bavuze yuko uzagwa ntacyo kibaye. Hallelujah. Abona harimo uwa kane arimo aratemberana nabo. Dushimiye uwa kane ko yahagararanye natwe aho byari bikomeye. Bari bazi kuzakwa kwizeta ariko uwa kane aguha kubyara. Bari bazi ko Kigali uzayimaramo icyumweru none dore uyibyariyemo. Bari bazi yuko uzaseba. Bari bazi yuko bitazakunda ariko uwa kane aguha ubuzima. Haguruka utere haleluya. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ongera nindi kabiri gatatu. Hallelujah. Uwa kane yitegereje abonamo uwa kane. Ta sevowelas gloria. Haleluya, haleluya. Ahuruza abana ati nimuze murebe. Niko namwe abantu bagiye kubahururira bitewe n'ibintu uwa kane akoze. Bitewe n'ibintu akoze ahantu. Do ibyari byaranze uwa kane ategetse ko byemera. Iyo ndwara yawe uwa kane ategetse kwikira. Ubwo bushomeri bwawe uwa kane ategetse ko urangira. Akira uwa kane wawe. Akira uwa kane wawe. Akira uwa kane wawe. Akira uwa kane wawe. Ngo Nebukadinezari yitegereje uwa kane ngo afite ishusho. Dushimiye ko batabona ishusho yacu ahubwo bakabona ishusho iyi Imana yabakoze ku maso. Noneho batangira kwemera vangu uwa kane afite ishusho isa n'iy'umwana w'intama w'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo Nebukadinezari arababwira ngo mwigire hino n'amarira menshi. Ngo nuko abahungu baraza ngo yinukirije ku musatsi waho asanga uracyari nkuko alatefo. Asanga uracyameze nkuko wari umeze. Yitegereje amano abona amano yabo aracyabengerana. Arangije atanga itegeko aravuga ngo twabonye Imana iruta Sofiya. Twabonye Imana iruta igishushanyo. Twabonye Imana iruta Nyabingi. Twabonye Imana iruta Ryangombe. Arangije avuga ngo iyi Mana ikwiriye gusenga. Reka mpanure mu izina rya Yesu. Izindi mana zigira amaso ariko ntizibona. Zigira amatwi ariko ntizumva. Zigira amaboko ariko ntizikora. Ariko Imana twakurikiye amaboko yayo aracyakora. Tangaza ubwe ngo amaboko yayo aracyakora. Dore kandi vuga ngo amaboko yayo aracyakora. Abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera. Hallelujah. Gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana we. Abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara we. Nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Haleluya, haleluya. Munyitabe cyane. Haleluya, haleluya. Imana izi gukiza abantu bayubaha ibibagerageza. Arangije ababwira ngo Saduraka nawe Meshaki nawe Bedenego nimugende uhereye uyu munsi wa none. Imana yanyu nirikwiriye gusenga. Imana yanyu nirikwiriye gusenga. Imana izi gukiza abantu bayubaha ibibagerageza. Ivugana na Yohana namubwira ngo wowe urwawe ruzaba urw'ikirago. Ariko Mana we
dushimiye Imana irinde ijambo ryayo ikarinda n'uwo yaribwiye, ibikomeye byaje ikamurinda, intambara zahagurutse ikamurinda, ikarinda n'icyo yavuze kugira ngo gisohore. Iyi Imana ihabwe icyubahiro. Reka mvuga ahantu hamwe bafashe ngo uyu mugabo witwa Yohana yari intumwa irimo igenda ivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ko Yesu yari yarababwiye ngo ni mujye Yerusalemu, Yudaya ni Samariya kugera ku mpera y'isi. Ngo uyu mugabo ngo witwa ngo Yohana bashaka kumwica urupfu rw'agashinyaguro, ngo bahinyuze icyo Imana yavuze. Nimureke mbabwire icyo Imana yavuganye namwe kirashinganye, kandi ndagira ngo mbahumurize ngo ibyacu bitari byaza ntacyo duteze kuzaba. Imana yabitubwiye ibikirimo kubibyibushya, kandi Imana ntabwo igitanga ibintu biri pirate, ahubwo itanga ibintu biroroje nabi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Wayizamuye nanonera ukanduhura umutima. Mubikirize, mubikirize, mubikirize. Uyu Yohana ngo benyegize ingunguru y'amavuta, ngo barayacamutsa amavuta arashya, nabwo barakuba inshuro zirenze 7. Bahuruza abantu ngo baze kureba Yohana, ngo ajya avuga yuko azapfasha. Muze kureba ibya Yohana, babishyira kuri stati barabikwirakwiza, batazi yuko no mu mavuta bayacanye yafashwe ijuru rijya ritabara. Yohana Imana iza kumukinira finale, abantu babaye benshi baje gufana ngo barebe uko umuntu wubaha Imana apfa, ijuru naryo riramanuka riza gutabara, kuko Imana yacu ijya inyuranya amaboko ku bantu yavuganye nabo. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo bacanye, ngo bacanye umuriro wafashwe n'amavuta yahiye, ngo barangije ngo bafata uyu mugabo ngo witwa Yohana, ngo bamushyira mu ngunguru y'amavuta, barapfundikira, biha iminota runaka yo kuza kumwarura. Byashoka ko ari munini bari bitwaje igitiyo, avuga ati nyuma y'iminota 20 turamwaruza igitiyo. Yo ariko ijuru riratabara, barimo babarata. Ubu ngubu amavuta arenze ku ruhu yageze mu nyama. Avuga ati ibyo mu nda byatangiye kugira gute, gufata ati ifiriti yacu imeze neza. Haleluya. Ngo biteguye kumwarura, ngo bajya gupfundura. Bapfunduye ngo Yohana itaguruka, aguruka yabaye agasore ka mwana duze. Barangije birabatungura. Uko Yohana yatunguranye niko nawe ugiye gutungurana. Akira gutungurana mu izina rya Yesu. Yohana baramubaza ngo byagenze bite. Yohana arababwira ngo bakuru, ubu turi abana b'Imana. Arababwira ngo ariko uko tuzasa ntabwo turerekanwa. Arababwira ngo ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekana tuzasa nawe. Nubwo mubona dusa gutya tuzasa na Yesu. Nubwo mubona dukora ikiyede twubaha Imana, Yesu niyerekanwa. Ishusho y'ikiyede izakurwaho, ishusho y'igifundi zarayigo. Yesu niyerekanwa, tuzahindurwa duse nawe. Ntamubaza ngo Yohana ibyo kugira ngo tuzabibone byagenda gute. Yohana arababwira ngo ufite ibyo byiringiro muri we niyiboneza nkuko waboneye. Imana izi gukiza abantu bayubaha ibibagerageza. Ntabwo ntinda, ndumva tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo mvugane n'umuntu wari umaze iminsi abona ibintu byaramurangiriyeho, isi yaramwicurikiyeho. Imana izi gukiza, Imana izi gukiza. Nushaka ukureho kamera, ibindi ndabivuga nyuma. Umva tugiye gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Imana izi gukiza abantu bayubaha ibibagerageza. Hasi twavuze ngo no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka, ngo bahanwa ariko nimwubaha Imana, Imana izabagirira neza kandi Imana izabakiza. Ndumva ashaka yuko dusenga, ndumva ashaka yuko dusenga. Ndagira ngo dusengane. Twumvise ihumure ry'Imana rivuze yuko Imana izi gukiza abantu bayubaha. Noneho icyo kigeragezo wabonaga kiri imbere yawe, uwo musozi wabonaga uri imbere yawe,
usuzugura ububwire ngo wa musozi we wiyita iki imbere yanjye, vuge ngo Mana kuko uzi gukiza, noneho ndakwemereye ngwino utabare, noneho ndakwemereye rituriye imisozi. Kandi musenge Imana. Kandi Imana yakumbwiyeho ngo kuki wicaye atari igihe cyo kwicara. Mana yambwiye ngo haguruka ukore, kuko Imana ije kugukoresha iby'imbaraga. Mana yacu y'imbaraga, turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Ni wowe uvuganye natwe muri aya masengesho yo kuwa gatatu nimugoroba, yuko mu bintu uzi no gukiza abantu bakubaha ibibagerageza. Habwa icyubahiro Mana. Ijambo ryawe twumvise ni ihumure twakiriye, ridusohora mu uyu mwaka, ritwinjiza muri uriya. Ndasengera uyu mubyeyi hagurukiye imbere yawe, ndasengera uyu mukobwa hagurukiye imbere yawe, ndasengera uyu mugabo n'umusore. Hari imisozi yari iri imbere ye, iyi misozi tuyirebye igisura, iyi misozi turayitegeka, iyi misozi tuvuganye nayo, iyi misozi turayitegetse ngo niriduke. Yewe misozi we, riduka ku buzima bwacu. Turahanura mu izina rya Yesu, Imana nikize, Imana nitabare. Ijambo ryarambwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none urahaguruka. Ndagushimiye kuko hagurutse ku buzima bw'uyu muntu wasengeye imbere yawe, uhagurutse mu byacu. Ndagushimiye kuko utabaye abantu bari bakeneye ubutabazi. Zamura amaboko, akira ubutabazi Imana itanze. Zamura amaboko, wakira ihumure Imana iguhaye. Imana iravuze ngo akira ubuzima, Imana iravuze ngo ntacyo kibaye uratabawe. Imana irakwambukije, Imana ikubereye umuterankunga, Imana ikurinze gukorwa n'isoni. Aho zari zigiye kugukorera ntabwo zikigukoze. Imana iritamuruye, akira ubuzima Imana iguhaye, akira gukira kw'iyo ndwara. Zebo Enestein Gloria etando kuwa defo, akira izindi Imana iguhaye zo imbaraga Imana iguhaye zo gukomera. Akira ubundi buryo Imana iguhaye. Imana ivuganye nawe ngo humura, Imana ivuganye nawe ngo komera, iri mu ruhande rwawe. Amen. Amashyi menshi kwa Yesu.